Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none tugiye kureba uko watega moto mu Kiswahili ugeze nko mu mujyi bwa mbere. Ni ukuvuga ugeze ahantu bavuga Igiswahili gusa, noneho urangije nawe ugiye gutega nyine moto. Kwa kenshi wenda dutega moto kugira ngo zitugeze ahantu twihuse. Nibutse ko umwarimu ni Emmanuel Uwiringiyimana. Niba ugeze aha bwa mbere ntugende udakoze subscribe, nukundira isomo ryacu ntugende udakoze like. Ndabakunda cyane. Ubundi iyo ugiye gutega moto hari ahantu ugiye, ushobora kuba aho ugiye uhazi uzi uburebure bwaho, wenda n'urugero ugiye kurebayo nk'umuntu ashobora kukubwira ati harareshya harya. Ugomba kumenya uko hareshya, kandi nanone ugomba gusaba amakuru kugira ngo umenye n'amafaranga yishyurwa, kuko akenshi abamotari hari igihe ashobora kumva ahantu utazi akaba yakubwira nk'igiciro cy'amafaranga menshi. Icyo rero ugomba kukimenya, ugomba kumenya amakuru y'aho ugiye nibura uko hagana bitewe n'aho imodoka igusize. Ikindi, niba wenda igiciro dushobora kuvuga tuti ni iki giciro, ariko nanone ibiciro bishobora kwiyongera bitewe n'iki? Bitewe n'uko ushobora kuhagera bwije aho ugiye, n'urugero ukaba kandi uri ngombwa ko ugomba kuhagera. Wowe hahandi imodoka igusize ikaguhasiga bwije, buriya ibiciro bishobora guhinduka bitewe n'amasaha, cyangwa se nanone nk'iyo habaye ambutiyaje nabwo ibiciro bishobora guhinduka. Ibyo nabyo ugomba kubimenya, kuko ntabwo igiciro cy'abamotari gihora ari kimwe igihe cyose. Ikindi, hari n'igihe wenda umuhanda ushobora kuba wajemo ikibazo. Tuvuge ahantu umuntu ari bujye, ushobora kuba uwo muhanda harimo wenda se nk'imvura yawangije. Abamotari hari ubwo baba bari gutinya kuba baca mu muhanda runaka, bakaba baguca amafaranga menshi. Nanone nk'iyo umuntu afite umutwaro, hari ubwo bashobora kuba bakwaka amafaranga arenze ayo bahagendera nta muntu wikoreye. Ubwo rero ni ukuvuga ko ibyo byose niba ugiye gukora urugendo ugomba kubyitegura, kuko n'ubundi ibyo bibaho mu rugendo. Tugiye kureba rero uburyo nyine umuntu ashobora gutegamo moto. Umushoferi wa moto cyangwa se umumotari, aha tumwita dereva wa pikipiki. Umugenzi yitwa musafiri. Musafiri ni umugenzi, dereva wa pikipiki ni umumotari. Aha rero reka umugenzi azagende, n'ubundi aragiye arateze, agiye kujya mu mujyi bwa mbere Kigali niho twafashe. Noneho ageze Nyabugogo ajya kureba abamotari. Muzi ko byaze bikunze iyo ugeze mu mujyi cyangwa se Nyabugogo uhita ubona ahantu moto ziparitse ari nyinshi. Uriya muntu wacu aragiye yegereye abamotari, ariko tuvuge ni Nyabugogo twafashe, wowe uzajya ahandi hatari Nyabugogo n'urugero. Ubwo dushobora gushyiramo nk'ahantu ukasimbuza ahandi. Turatangiye. Umugenzi ati hujambo bwana dereva. Uraho nyakubahwa umushoferi. Dereva ubundi ni umushoferi, umutwazi nyine, umuntu utwara ikinyabiziga. Undi ati si jambo ndugu, ndaho muvandi. Arakomeza, wa mumotari atamubwira ngo unahitaji kwenda wapi, ukeneye kujya he? Wa mugenzi ati naenda Kimironko karibu na soko. Ngiye Kimironko hafi n'isoko. Arakomeza wa mugenzi ati sijafika hapo kabla, sindahagera. Ntabwo nigeze mpagera. Kuvuga nibwo bwa mbere nyine, nibwo bwa mbere. Umumotari ati usijali, soko hilo nalijua. Ntugire ikibazo, iryo soko ndarizi. Wa mugenzi arakomeza, ni faranga ngapi hadi huko? Ni amafaranga angahe kugerayo? Umumotari ati ni kama kilomita 10 kutoka hapa, ni nk'ibirometero 10 kuva. Utanilipa
faranga 2000 uranyishyura amafaranga 2000. Ahangaha yongeze kuri faranga nababwiye ko ushobora gusimbuzamo n'ikindi kitari faranga, sibyo? Ukaba wasimbuzamo nka shilingi, byaterwa mbese n'igikoreshwa muri icyo gihugu. Ari nko muri Kenya ntabwo watanga ayo mafaranga, wavuga ngo faranga. Kenshi urumva nka Kenya bakoresha shilingi, Uganda bakoresha shilingi, gutyo n'ibindi bihugu nabyo bigiye bifite uburyo twishyuramo. Umugenzi aba arakomeje, ari twita musafiri. Punguza kidogo, gabanya gato, twende kwa 1500. Tugende ku mafaranga 1500. Umushoferi cyangwa se motari ati sawa, twende hakuna shida. Sawa, tugende nta kibazo. Baragiye, bageze hahandi agomba kugira gute, amugejeje hafi n'isoko n'ubundi aho umumotari baparika. Kubera ko uyu mugenzi agiye kureba n'ubundi umuntu ari hafi aho, cyangwa se nahagera ahita amuvugisha. Wa mumotari ati hapa ndipo sokoni, aha niho ku isoko. Umugenzi ati nashukuru sana, ndashimye cyane, huduma yako ni nzuri, serivisi yawe ni nziza. Hii hapa 1500, ngiki 1500 ya mafaranga bari bavuganye. Dereva cyangwa se motari ati asante sana, karibu tena wakati wowote. Motari ati urakoze cyane, asante sana, urakoze cyane, urisanga igihe cyose, karibu sana, karibu tena wakati wowote, urisanga igihe cyose. Ubwo ni nka kwa kundi motari avuga ati nta kibazo n'ubundi ubutaha uzanshake, uzambwire nongere ngutware. Umugenzi ati nipe namba yako tafadhali, mpa nimero yawe. Umugenzi niwe warubwiye n'ubundi umushoferi cyangwa se umumotari. Wa motari ati andika ni hii, andika niyi. Aratangiye ati 0788, arakomeza 00778888, ugakomeza. Ubwo rero murumva ko umugenzi wacu yaragiye ahantu, yaragiye mu mujyi, agezeyo, nako yaragiye muri Kigali, ageze Nyabugogo. Ageze Nyabugogo nuko atega moto, urugendo rwose umumotari amugejeje hajya. Hanyuma uko byagenda kose muvanyemo isomo rikomeye, nawe ushobora kwifashisha aya magambo. Kuvuga kwishyura, kuvuga aho ugiye, ugomba kuba uhazi, ukamenya amafaranga bagirayo, cyangwa se ashobora no kurenga. Twabonye impamvu zishobora kuba zatuma amafaranga arenga. Hanyuma rero ukishyura nyine no gusaba nimero aruguyisaba kugira ngo wa muntu wenda uwo mwamenyeranye aze kuza kugufasha kugerayo. Noneho rero munkundire isomo ryanjye rya none risoreza ngaha. Tuzakomeza ubutaha noneho mbabwira uburyo umuntu ashobora kuba yabazamo inzira. Isomo ry'ubutaha rizabacika, umuntu akabaza n'urugeragezano bwa mbere kandi ari gushaka kugira ngo abaze ahagiye handi. Bamurangiye ageze ahambere, noneho arashaka kugira gute kubaza inzira ikomeza imwerekeza ahandi hantu. Murakoze rero, iryo somo naryo turaritegura, ejo nzaribashyiriraho. Nimugende, niba wakunze, niba ari bwo bwa mbere wageze kuri channel yacu, mwibutse ko ari kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana, ntugende udakoze subscribe. Kandi niba ukunze iri somo ntugende udakoze like. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, kwahera.